Hi guys, iyi video nayikoze ariko amajwi arabura. Umva ikintu nababwiraga rero. Ndimo kubabwira ngo nabonye hari abantu barimo kumbaza ngo ese Natasha ko Imana yakugire neza ukaba urimo kugarura message z'ukuntu bakwitaga ingumba. Stamatiku siniki ko ndi mu mashimwe pe. Ahubwo ndi kugira ngo ndi muntu uri mu kigeragezo nk'icyange naciyemo ariko ubwirwa ari amagambo akomere abo mubere nk'urugero. Avuga ati se Natasha ko yabwiwe ko Imana yamugiriye neza kugira ngo kwizera ko kongere kugaruke. Ntago abantu ari bo bagufiteho ijambo rya nyuma, no. Nta muntu ugufiteho ijambo rya nyuma, Imana yonyine niyo igufiteho ijambo rya nyuma, niyo yapanze ukuntu ibintu bizagenda. So rero njya nkunda kubabwira ngo mujye musenga saa 9 za nijoro muniyirize. Ikosa ribaho ku bantu no gusenga wahaye Imana igihe ukavuga ngo reka nsenge ngo amezi 2 ngo ndebe Imana inkora y'amezi yarenga ugacika intege. Iryo niko Imana ntago ihabwa igihe n'izigihe cyanyacyo. Ariko ngenda babwira ngo narabyukaga nka saa 9 nkagenda ngamagara Imana nkapfuka amasi nkayirira nkabyuka ngasenga nkiyiriza. Urumva wanatwita uko erega gutwita ni kimwe no kubyara umwana muzima ni ikindi. Nunatwita nabyo usenguremo uremo umwana ushaka. Dore inzara naraziciye ntago nkiri sireye. Do twara natumazeho ntiwarera umwana ufite inzara. Ngenda bamenyesha ko ngiye gusenga buri muntu wese waciye uri guca muri iki kigeragezo naciyemo ndamusengera. Sorry. Ndamusengera pe. Urumva ndabazirikana mbahoza ku mutima mbabona nzakora groupe y'abantu bafite kiriya kibazo tukajya dusengana nkabaha ubuhamya nkabasubizamo imbaraga nkababwira gukora kw'Imana nkababwira imbaraga z'Imana. Ikindi kintu nshaka ko mwikuramo ndashaka ko mwikuramo kuvuga ngo ndashaka runaka ngansengere ngo asengeye Natasha bicamo. Ntago umuntu ari we wansengeye ngo bicemo, yamfashije kunsubizamo imbaraga aransengera ko ntago ari we wansengeye ngo bicemo. Isengere none se uwo muntu niba afite abana 3 urumva azansengera ngiye udafite azagusengera udafite urubyaro kandi azi uburyohe bw'abana. Ni wowe uzabwira Imana. Nta muntu Imana itumva mureke kurirwa mwaka manimero ngo abakozi b'Imana ngo babakuremo amafaranga abandi babateka imitwe ngo barabasengera. No, ngenda hamya neza ko umwana avuye mu masengesho yanjye cyakoze wenda nafashijwe n'umuhanuzi umwe twasenganye bwa mbere ntagazwe hano kuri TikTok. Niwe muntu wampanuriye arambwira ati ugiye kuzasama uzabyara ukuntu uzabyara igitsina iki niki. Niwe twafatanyije muri urwo rugendo.